ngo nukwiyemera ngo nukwirata hari ibyaha ntashobora gukora sinshobora sinshobora twigeze kujya ahantu nari hamwe twari ntabwo ari ngombwa ko ngenda mvuga aho twari turi nari hamwe n'abapastori n'abandi n'abapadiri noneho umupadiri umwe arambwira ko twari ntukirate ngo kandi nzaguha penitence y'umunsi wafatiwe muri ibi byaha namwe ni padi nzarinda pfuta mpaye penitence ni kuko iki cyaha cyo gusambana sinshobora kugikora kuko nzi Yesu wazutse kandi muzima. Urabona icyatumye Yesu aza karya abigishwa be bamureba yagira ngo bamenye yuko koko yazutse kandi ari muzima. Iyo uzi Yesu wazutse kandi muzima ubuzima bwawe bujya mu murongo. Uriya mugore wanjye njya mubwira rwose ujye wiryamira uterere sinshobora kuguca inyuma. Not because you are beautiful. Oyo uburanga bwe sha uwakugira pastori iwanjye haca abagore ureba ukumva wamusaba akigumira muri biro akaba decoration hanyuma akabwira ati pastor umugabo wanjye anca inyuma aguca inyuma. Umuntu uca inyuma umugore usa nawe aba yagiye kubusa gute? Uburanga bw'umugore sibwo bubuza umugabo gukora ibyaha. Ikibuza umugabo gukora ibyaha nuko bafite Yesu. Nawe ubundi umunyabyaha akora ibyaha. Niyo Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha ngo niyo wamushyira mu gihugu cy'abakiranutsi wazahakorera ibyo gukiranirwa ko ni umunyabyaha. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Tumiye korali do Kigali so bwa mbere ije hano kandi turabakunda rwose. Bamwe nkuko Bedi yarabivuze batwibutsa aho twavuye. Umuntu wese wize mu seminari izi ndirimbo yazumvise nyine yumva yasubiye iwabo. Ubwo rero nanjye numvaga nasubiye iwacu nubwo ndi hano ubwo ntabwo twagiye kuri. Amen. Korali do Kigali rero mwakoze cyane. Hanyuma babana ba New Life baracyarera cyangwa batashye? Bagiye. Buriya nzabahamagara mbakamfatinge gusa mbanze nkoreho commentaire imwe. Hari ibintu bibiri abantu bagomba kwiga byo ndagira ngo rwose mu byige ikintu cyitwa kuba appropriate kuko buriya ku mpande zombi nicyo cyabuze. Iyo uje ugakina drama iri mu Cyongereza abantu batumva icyo urimo gukina kuko ubundi uwumva Icyongereza iriya drama yari nziza yari na biblique ariko kuba tumva Icyongereza icyo wabonaga gusa ni imisatsi y'abana nibyo barimo kubyina. So ibyo ni inappropriateness ya channel of message. Iyo bayishyira mu Kinyarwanda mwari kubona yuko ibyo bakinaga byari byiza ariko kuko byari mu Cyongereza nacyo gihanitse ukuntu abatazi Icyongereza kiri kuri niveau yo hejuru ntacyo bakuragamo. Kumara iminota 30 urimo gukinira abantu icyo batumva ni nko kuturirimbira mu Gishinwa. Ubwo rero ababaye offended bati ibintu bati biki ngira ngo buriya nawo nzababwira nti utaha muzige kuyikora mu Kinyarwanda kugira ngo nimujya muri public mixed bashobore kumva ibyo murimo gukina naho ibyo bakinaga byari byiza. Uwendo wabaye offended n'ukubera ko harimo abana bifitiye imisatsi ya eshe byo gesinjya mitindaho cyane kuko ni pantaro nambaye ni kote ntabwo ari ibyo mu ijuru n'ibyo kwisi. So ibyo ntabwo ibyo njya mbitindaho cyane ariko buriya nzabahamagara mbakamfatinga ariko nababwire nti nimujya ahantu hari public mixed muzagerageze kubishyira mu Kinyarwanda kugira ngo mujye mushobora kujyana. So ariko niba babaye offended ubu tuzababyinira tuburure nicyo ababyeyi bashinzwe gusa natwe tujye twiga kugerageza kuba sensitive. Niba umuntu arimo gukina ikintu utakunze i-containing wihangane kirangire kuko muzagenda ku isi ntabwo isi yose isa.
ibyo rero mbibakosoye nk'umupastori kandi nzi ibyo bakinaga rwose nta kintu na kimwe cyari kirimo kiri offensive. Ni text ya Bibiliya, kugwa k'umuntu, ibyaha yagiye akora, kubishyira muri drama, nta kintu kibi cyari kirimo. Ariko kubera ko mutabyumvaga bamwe babyumvaga abandi batabyumva, ubwo batabyumvaga babonaga imisatsi yizunguza, bakabona abantu babyina ku ruhimbi, bakabona inzu y'Imana yinjiwe, ariko ubundi nta kintu cyari kinjiyemo. Habe na gito rwose. Kandi muzatangara nimugera mu ijuru mugasanga rifite variete irenze uko mubitekereza. Nimuzanyura ku ishyamba ugasanga rigizwe n'ibiti by'ubwoko bumwe biteye kimwe, biteye ku murongo, ujye umenya ko iryo shyamba ryatewe n'abantu. Nunyura muri Nyungwe ntabwo uzasanga ibiti biteye ku murongo, ibintu by'Imana byose biteye mu buryo butandukanye. Ibyo muzabyige nabyo ni ukujijuka. Ariko siyo nyigisho yanjye y'uyu munsi, nuko gusa ubu ndakora komanteri nk'umuyobozi wa paruwase wahabereye ibintu bitandukanye. Kandi mujye mwiga nabyo kubifata lightly, kuko buryo iyo wikomeje ntabwo wazayobora abantu. Uyoboye paruwase nka Remera irimo variete nk'izo mubona, bazakubona bakujyanye Ndera bakibaza icyo wazize, uti nazize variete. Kuko nufata urubyiruko ukarwiniforumiza n'abasaza bizakurushya. Ariko nyirago twese kitwiniforumiza ni kimwe. Umunsi muzatangara nitugera mu ijuru umushinwa akaririmba nk'abashinwa. Reka mvuge akantu hamwe nyisoze. Twigeze kujya muri semina muri Singapore, tumarayo ukwezi. Noneho uwari coordinator wacu aratubwira ati rero ubwo mwaje Singapore ni umujyi ufite culture ya Gishinwa. Ati ibyo bazabagaburira byose muzabirye mutabajije. Ati kuko mu Bashinwa ikinyeganyega cyose kiba ari food. Ati buriya ibyago isi yagize nuko Adamu na Eva batari Abashinwa. Ati iyo baba bari Abashinwa, ati yari gutungura umutwe bakaba bashyize isakuriya ku ziko, bakavuga ngo hano hari food. Ati bakayirya itararangiza gukora speech. Kandi kuko mu Bushinwa n'utuyoka baratugerageza. Noneho rero tumarayo iminsi, haciye iminsi mikeya abambere barananirwa. Ntabwo bananijwe n'ikintu kidasanzwe, bananijwe n'umuceri. Umuceri kuwa mbere, umuceri kuwa kabiri, umuceri kuwa gatatu, umuceri kuwa kane, aba Nigeria n'abagana babadusaranye. Bati ibi bintu twe turabirambiwe, hano bararya umuceri Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday umuceri. Uwari coordinator aravuga ati ke rwose mu matorero yose twebwe mu gitabo cyacu cy'amasengesho haba icyumweru cya mbere cyo kwiyiriza ubusa, icyumweru cya kabiri cyo kwiyiriza ubusa, icyumweru cya gatatu cyo kwiyiriza ubusa. Buri umufashe n'igitabo cy'abakristo cy'abakatolike birimo, ariko abantu benshi ntibabikora. Barabivuga gusa ariko ntibabikora. Rero twebwe twaravuze ngo ya reka tujye tuvuga ibyo dukora. Turi mu byumweru byo kwiyiriza ubusa no gusenga kubera ko turi muri Karembe kandi turabikora. Uyu ni umunsi wa 21. Iki cyumweru gitaha abo duteranira Remera kizaba ari icyumweru twise icyumweru cy'imbaraga. Isoko y'imbaraga zidufasha kugira ngo dushobore gukora umurimo w'Imana. Ndagira ngo nsome amagambo twasomye uyu munsi, niyo mperaho ariko ndigisha kuri kimwe gusa. Kuko ni umunsi wa konseri ndigisha amagambo magufiya kugira ngo korali do Kigali garuke yongere iririmbe indirimbo batuzaniye batazitahana. Amen. Luka igice cya 24. Baratubwira ngo bakivuga ibyo Yesu ahagara hagati yabo umurongo wa 36. Hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe. Maze barikanga bagira ubwoba bwinshi bagira ngo ni umuzimo babonye. Aravuga ati kibahagaritse imitima n'iki kandi n'iki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye mumenye ko ari jye ubwanjye. Ndetse nimunkoreho murebe kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. Avuze ibyo abereka ibiganza bye n'ibirenge bye, nuko bineza neza bikibabujije kubyemera. Bagitangara arababaza ati hari icyo kurya mufite hano? Bamugihe igice cy'ifi yokeje, aracyakira akirira imbere yabo. Aka gace konyine niko ndibuvugeho,
kuko mu bintu bine yabigishije uriya munsi ndabivuga mu magambo nindangiza nigishe ku kintu cyitwa ubuzima bufite ubuhamya. Yesu amaze kuzuka, ariko na mbere yaho hose ubundi iteka ryose Yesu yashakaga ko abigishwa be bagira ubuhamya. Ubuhamya bwacu buva hehe? Ubuhamya bwacu buva mu guhura na Yesu akagukoraho, ariko kurutaho akagukoramo mimbere akagukoramo. Kuko abantu benshi bazi Yesu, baririmba Yesu, bavuga Yesu cyangwa Yesu bitewe ariko abantu benshi ntacyo yabakozemo. Bamuzi gusa kuko mu idini bagiyemo basanze bamuvuga, nabo baramuvuga. Ariko ushobora kumubaza utari ko hari igihe Yesu yigeze kubaza abigishwa be, arababwira atari ko nimumbwire abantu bavuga ko ndinde. Bavuga kuri nde? Bati bamwe bavuga kuri Yohana umubatiza wazutse, na Herode niko yibwiraga. Abandi bavuga kuri umwe mu bahanuzi, kushobora kuba Eliya cyangwa Yeremiya. Arabwira toya, sinababajije icyo abandi bavuga, wowe mwebwe muvuga ko ndinde. Icyo yari arimo kubasaba nuko batanga ubuhamya bwabo nawe. Petero arahaguruka ariyamamatsa nkuko yari asanzwe, aturi Kristo umwana w'Imana. Aramubwira ati Petero, ubwo buhamya utanze si ubwawe, so mu ijuru niwe wabuguhishuriye. Kumenya Yesu uwo ari we by'ukuri mu buzima bwacu. Hano amaze kuzuka, umurimo yakoze wa mbere abantu bajya batangara, nanjye ndatangara. Yaba ari yewe wazutse, Rutayisire, Antoine, mwene Karasira, nkazuka, ndenda kubabwira inzira Yesu yanyuzemo siyo nari kunyuramo. Umuntu wa mbere nari kubanza gusura, kandi nkaza ninjoro yicaye n'umugore, nkayengera bari ku meza, ni Kayafa wari warambambishije. Abani uriya mugabo wambambishije ndenda kumwicaho akamenya ko nazutse kandi ndi muzima. Nkaca mu muryango batankinguriye, akabona nicaye ku meza, nkabwa ni abo kwa Kayafa muraho. Ni kandi ndenda kubabwira si umuzimu wanjye, muzane kuri ibyo biryo mu misande dusangire, ndashaka kukumenyesha ko nazutse. Ndenda kukubwira iryo joro Kayafa yari kurwara umutima agapfa. Tekereza waragambaniye umuntu ku mugaragaro. Pirata akavuga ati uyu muntu ndashaka kumurekura, ukoshya abaturage bakavuga ngo nabambwe, akabambwa hanyuma ukabona yaje, kandi akagusanga mu nzu utamukinguriye. Ubwoba bwagutera stress ugapfa. Ariko Yesu ntabwo ari umwicanyi, nta nubwo akora abantu ku matama. Buri ikintu kijya kintangaza n'uburyo twihanganira. Paulo yajyaga avuga ati birantangaza kubona jewe watoteje itorero antoranya nka bintumwa ye. Ati urukundo rw'uyu mugabo urantangaza. Ati wenda aho ngaho umuntu yatinyuka agapfira umunyangeso nziza, ataharaho umuntu yamaramara agapfira umuntu mwiza. Atari ko Imana yerekanye urukundo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Haleluya. Icyo rero nicyo cyatumye atajya gusura Kayafa. Uwa kabiri nari gusura ni Pilato. Ko Pilato ni watanze itegeko ngo bamubambe, nari kugenda nkabwira ngo rero Pilato, nubundi nari kubwiye twicaranye, ubwami bwanjye si ubwa hano. Ikimenyimenyi babasirikare washyize kumva, ntimuzabahohotere, nabacitse. Uko ubonye ninjiye iwawe ntakinguje, niko nasohotse mumva nta ukuyeho ibuye. Igihe cyarageze mvamo, bariya basirikare rwose ntubahohotera. Ariko nubundi ntibabahohoteye, kubera ko buriya iyaba ari Pilato wabarindishije bari kuba bagatoye. Ariko kubera ko ari abatambyi bakuru, icyo Pilato yashakaga nuko wanezeza abo baturage. Ariko barababwiye ati wa mugabo yaducitse. Pilato aramubwira ati ngoki, wa mugabo yaducitse, bakuyeho ibuye dusanga nta urimo, ntituzi aho yanyuze, yaducitse. Nari kugenda nkamuhumuriza, abari abasirikare rwose ni inzira karengane, ntabacitse. Kandi
uzabimbwire na Kayisari n'abandi ubabwire ngo uyu mugabo mwabambye yarazutse, abigishwa be nibatanga ubuhamya bakigisha ntimuzabahohotere. Byari gutuma abantu badatotezwa, ariko yaravuga atoya reka mbareke bazabashyire ku ipanu babakarange, nibwo nzamenya abankunda n'abatankunda. Araza amara iminsi 40, icyo yamaza iminsi 40 akora, yamaze iminsi 40 arimo kubaha ubuhamya. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Burya ubuhamya uzagira nubwa Yesu wiboneye. Amara iminsi 40 arimo kubihishurira uwo ari we, ngo ahera kuri Mose n'abahanuzi na Zaburi, ngo abereka ko ibyanditswe byera byose ari we byahamyaga. Arangije arababwira ati noneho mugende mubibwira abantu bose. Go tell it on the mountain. Mugende mubibwira abantu bose yuko imbabazi zabonetse. Mugende mubibwira abantu bose ko yapfuye akazuka. Ntacyo umusaraba wari kutumarira iyo apfa akazuka, ntaho bihuriye natwe. Ariko reka mbabwire, Bibiliya bidusobanurira neza, ikatubwira ngo icyatumye apfa, number 1, yapfiriye ibyaha byacu. Ibyaha byawe n'ibyanjye twese kugira ngo tubivemo. Hari n'intare yigeze kuza, imfatira intama ndayifata, itangiye gutera kuzana amashagaga ndayikubitira apfa. Batoya ubuhamya tugomba kubugenzura. Batuma kuri bakuru be bati uyu mupeti ngo yishe dubu. Ata kubya madubu ararindwa. Ngo yishe n'intare, ati zo ziyo zimubonye zirahunga. Sawuli aravuga ati uyu mwana afite ubuhamya. Ngaho genda, ariko bataducishamo ijisho, ambariza intwaro zanjye kame mbone kuri umuntu uri professional. Uriya ari ikintu cyinshi ibintu by'Imana n'abantu baba professional. Uza abantu twize theology ukagira PhD, iyo bakubwiye ngo kana Dr. Ntwane, erega ndayifite PhD, Dr. Ntwane, ukabona umuntu ni doctor utagira ubuhamya professional. Nguriya muntu ubwo mureba ngo yarize ngo araminuza. Uriya reka mbabwire jewe masters narayikoze mbona igipapuro, nkora doctora bashyiraho n'igihembo, jewe banyongereho n'amafaranga yo kujya kwiyakira kuko yari ifite amanota menshi. Ndangije ndakireba ndavuga nti iki ngiki kidafite ubuhamya ni igipapuro gusa. You know why? Nigishijwe n'abarimu bafite ibipapuro bibyibushye ariko badafite ubuhamya. Nabanye n'abantu nahano muzubura amaso murebe, hari abantu benshi bavuga bigisha theology, uzamubona agenda yitwa ariko adafite ubuhamya. Burya iki making a difference, imbaraga z'ubuzima n'ubuhamya ufite. Dawidi aramubwira ati zi professional weapons ntazo nkeneye, genda twara ubuhamya. Haleluya. Aragenda ahura na Goliyati, ikintu yamutsindishije yamuhaye ubuhamya. Kuko Goliyati yaje areba hejuru ashaka umuntu uri professional wambaye intwaro nk'izi. Arareba arashakisha professional aramubura. Hanyuma abona akantu kakana gahagaze kareshya n'ivi rye. Arunama ati peti ni we bohereje ko mbona nta n'intwaro ufite? Ati je mfite ubuhamya. Nibwo uteye ubuhamya, nibwo uje kurwanisha. Aramubwira tumva reka nkubwire uko bikora, wanteranya icumu rinini n'icumu ritoya, uzana n'ugutwaje ibindi n'ingabo, jewe muteye mu izina ry'Uwiteka Nyir'ingabo Imana ya Isirayeli, muteranya ubuhamya. Goliyati biramucanga. Burya ikije Goliyati byaramucanze. Igihe yahuze ntiyamenya yuko hari intwaro yitwa ubuhamya. Dawidi atangira kuzunguza umuhumetso. Goliyati aravuga ati se uyu mwana arimo arankinisha. Nari ntegereje ko azana inkota agatera icumu nkakinga, akazana inkota tugacanga, none arimo arazungu ko mbona arimo kuzunguza idingidi. Muza kantu twajyaga tuvuza kera bitaga idingidi, kugira gutya nyine kakadingidi. Hase uyu mwana aje ku rugamba kini dingidi, ntamenye ko rya dingidi ririmo ibuye misire teregide ifite ubuhamya. Ntabwo Goliyati yamenyaho, kuko Dawidi yateye yavuga ngo igihe mfite ubuhamya, mfite Imana tugendana. Haleluya. Hanyuma Goliyati arapfa.
icyatumye Yesu azuka akaganira akiyereka abigishwa be akarya ngo bamubone nuko yaragiye kubasigira imbaraga imwe ikomeye cyane yitwa ubuhamya. Arabwira ngo nzaba ndi kumwe namwe nugenda ufite Yesu. Abakristo ba hano murambe babwira, ariko impamvu mbisubiramo nuko nibwira ko mutarabifata, kandi ikinyemeza ko mutarabifata nuko mbona hari ibintu abantu bamwe bakora bidakorwa n'umuntu ufite ubuhamya. Halo, jewe kera nkikizwa, urumva naho njya mbitangamo ubuhamya murabizi, nari narize mu seminari kera nkiri muto, numvaga nshaka kuba padiri, ariko ku myaka 19 numva sinzabishobora. Burya mujye muba honete, icyo utazashobora ntukakigemo. Ku myaka 19 ndabireba nkareba inkumi nkabona zabaye nziza, kandi ni murebe umugore wanjye murabibona ko nzi kureba. Habona inkumi zabaye nziza, kandi nakwitega amatwi nkumva mu mubiri wanjye harimo utuntu tw'ibinyugunyugu byinshi. Noneho nkareba hirya nkabanize kuba padiri utarongora n'izi nkumi n'iyi mitingito ntabwo bizakora. Ndabifurika nigira muri university, ariko burya Imana yaguhamagaye iragukurikira ikagusanga iyo wagiye ikakubwira ngo ibyo ari byose wankwepeye hari, ariko nturi bunkwepere hano. Hanyuma ndakatangarukamo ndakizwa. Maze gukizwa, ikintu cyamfashije kudasubira mu byaha. Ari igihe mbibwira abantu rero bakagira ngo nukwiyemera, ngo nukwirata. Hari ibyaha ntashobora gukora, sinshobora. Sinshobora. Twigeze kujya ahantu nari hamwe twari, ntabwo ari ngombwa ko ngenda mvuga aho twari turi. Nari hamwe n'abapastori n'abandi n'abapadiri. Noneho umupadiri umwe arambwira ko twari ntukirate, ngo kandi nzaguha penitensi y'umunsi wafatiwe muri ibi byaha. Ndamubwira nti padiri, nzarinda apfa utampaye penitensi. Ni kuko iki cyaha cyo gusambana sinshobora kugikora, kuko nzi Yesu wazutse kandi muzima. Urabona icyatumye Yesu aza karya, abigishwa be bamureba, yagira ngo bamenye yuko koko yazutse kandi ari muzima. Iyo uzi Yesu wazutse kandi muzima, ubuzima bwawe bujya mu murongo. Rero umugore wanjye njya mubwira ni rwose ujye wiryamira uterere, sinshobora kuguca inyuma. Not because you are beautiful. Oyo uburanga bwe sha uwakugira pastori iwanjye haca abagore. Ureba ukumva wamusaba akigumira muri biro akaba decoration, hanyuma akabwira ati pastor umugabo wanjye anca inyuma, aguca inyuma. Umuntu uca inyuma umugore usa nawe aba yagiye kubusa gute? Uburanga bw'umugore sibwo bubuza umugabo gukora ibyaha. Ikibuza umugabo gukora ibyaha nuko bafite Yesu. Nawe ubundi umunyabyaha akora ibyaha. Niyo Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha ngo niyo wamushyira mu gihugu cy'abakiranutsi wazahakorera ibyo gukiranirwa, ko ni umunyabyaha. Abadamu rwose abarimo mwaba mufite iyo ngorane umugabo akaguca inyuma, ntuzibwire ngo nukubera kuri mubi. Araza rwose pastor nkubi niki namuburanye, nkamureba nkavuga nese rwose nkurikije uko usa ntacyo yakuburanye, ariko hari icyo adafite, ni umunyabyaha. So abadamu ntimuzibeshye ngo igituma umugabo yaguciye inyuma ngo nuko hari icyo ngo hari icyo utari wakoze. Hari n'abapastori njye numva ngo uteka neza, ngo gasasa neza, ngo ukisiga ugasa neza. Ye baba we, ushobora guteka nko muri restaurant ugasasa nko muri hoteli, ukisiga nk'ugiye muri sinema akaguca inyuma. Ibyo rwose ntimuzirenganye, ahubwo nubona guca inyuma uzahendahende Yesu umubwira ngo ariko Yesu wamba wari ukishurira uyu mugabo nkareba ko nabona amahoro. Kuko buri ubuhamya icyatumye Yesu yiyereka abigishwa be bagira ngo bamenye ko ari muzima. Jewe mfite Yesu muzima. Yesu wanjye ntabwo ari personnage historique, ni muzima. Kubera iki? Muri icyo gihe narwanaga n'izo ntambara z'ubusore, narakijijwe nkajya mbwira Imana, Mana ko nanga guhemuka,
nanga guhemuka, nanga kuba icyo ntari cyo, nanga kubeshya, none nazahemuka. Abahemu mwicayemo hano mwese ntimwirenganye, ngiye kubabwira umuti uvura ubuhemu. Ntabwo mwamufite iteraniro ringana rityo ribuzemo abahemu. Oya, barahari mu bagabo n'abagore. Bamwe bahemuka mu mafaranga, abandi bahemuka muri ibyo by'ibitsina, abandi bahemuka mu abantu barahemuka. Umuhinde aguma kugucururiza ukamwiba. Abantu baramubwira ngo utibye umuhinde ntukira, nk'abantu ntuzigera ukira wibye umuhinde. Kuko buryo ubujura ntabwo Imana ibuhemba. None bukeye Imana ntangira kwishyiraho imigozi ndihambira. Imana irambwira ngo jya ugira ubuhamya, jya ugendera imbere yanjye ukiranuke, kuko ndi muzima. Yesu muzima nizo mbaraga zacu. Kugira Yesu muzima, ahubwo reka ngarukiriza aha ndeke korari zituririmbire. Ndashaka kubasigira ikibazo kimwe buri wese agitahane. Twitwa abakristo. Ikintu cyatumye nkizwa ni ijambo rimwe gusa. Nasomye urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi, arabwira ngo kubwanjye kubaho ni Kristo no gupfa byambera inyungu. Ishaka ndatekereza bose uyu mugabo afite definition y'ubuzima. Ubukristo bwe bufite definition. Jewe ubukristo bwanjye bushingiye kuki? Nsubira inyuma ntangira kwibaza, ijambo ry'Imana rimwe rishobora gusimbuka rikava mu Bibiliya rikagufata mu ijosi rikaguhindura. Uwo murongo niwo wahinduye ubuzima bwanjye. Nkuko ririya sengesho Yesu yasenze ari ku musaraba ngo data ubababarire kuko batazi ibyo bakora, nibyo byankuye mu nzangano by'umujinya nagendanaga ku bwa data wapfuye ndi umwana. Imana ikagufata ikakubwira ngo ya tumbira hariya ku musaraba. Ijambo rimwe rirahagije ngo rihindure ubuzima bwawe bwose. Ndahinduka, ngira ubuhamya. Buri kintu cyose cy'ubuzima bwanjye kirimo ubuhamya kandi bwubakiye kuri Yesu. Ushobora kuzugambwira uti dukora amanyanga, nkubwira ntoya Yesu arandeba, ibyo sinshobora kubikora. Satani akaza akagukomanga ati ariko se ziriya nkumi nziza ntacyo watekerezaho. Toya, ndazibona zigenda, nabaye mbona bihita, ariko Yesu arandeba, hari ibyo ntakora. Batari ko se ibintu nk'ibi ngibi wowe ubivugaho iki? Naberega maze ntekereze numva icyo Yesu yabivugaho ari uri hano. Burya ibintu byose ujye ubanza wishyire muri angle ya Yesu, uzagira ubuhamya. Ubuzima bufite ubuhamya nibwo buzima bugira imbaraga. Haleluya. Ingero ebyiri eshatu hanyuma nkasoza. Murebe muri Bibiliya zanyu. Yohana yandika urwandiko rwe rwa mbere, igice cya mbere aravuga ngo uwo twumvise, uwo twabonye, uwo twakozeho tukamwibonera niwe tubabwira. Ubwo ni ubuhamya. Paulo ahagaze imbere ya Agripa aramubwira ngo Agripa, jewe natotezaga itorero, nza guhura na Yesu mu nzira, aranterura nkubita hasi. Ndamubwira ngo mwami ngurinde, ati ndi Yesu utoteza. Ati none uragira ngo nkore iki? Haguruka nzakubwira icyo ujya kunkorera. Ati mboneranye zimva ku maso ntangira kumuhamya. Uwahuye na Yesu wese agendana ubuhamya. Haleluya. Ariko hari nkunda cyane niwe ngiye gusorezaho. Hari umugore w'umusamariya yari yaraciye ibintu. Yagize abagabo 5 bemewe, ageze ababona ntibihaha, noneho aripangira agatwara abandi. Noneho ahura na Yesu. Yesu aramureba aramubwira ati madame, ati wampaye amazi yo kunywa. Umugore aramubwira ati wowe uri umuyuda nka umusamariya uransaba amazi yo kunywa? Ati atubiye umenye uri wo murimo kuvugana, wansabye nkaguha amazi ati mutazongera kugaruka kuvoma ugashira inyota burundu. Ati mpaye amazi nkwereke ngo ndahangana n'abagore buno mu rugo. Aravuga tuzi kugira ngo uyabone gendo nzanire umugabo wawe. Aramubwira toya, reka twigumire muri business, nta mugabo mfite. Aramubwira tuvuze ukuri, wagize 5 n'uwo ufite ubu ngubu su wawe. Ubwo ati wa ntawe uri umuhanuzi. Tariko ni hahandi. Ubwo uri umuhanuzi tugiye kuvuga n'iby'idini. Timwebwe musengera igerizimu, musengera Yerusalemu, twe dusengera igerizimu, ntawe turi buhurire. Yesu aramubwira ngo mada, igihe kirageze ngo abasenga Imana by'ukuri bayisenge mu mwuka no mu kuri. Va mu by'idini.
hanyuma aramubwira ati ndabizi Mesiya naza azabidusobanurira. Uyu mugore yarazi ubwenge, aramubwira ati Mesiya niwe utegereje? Mesiya ni jyewe, nta kindi umugore yongeyeho. Yaravuze ati ibyo ari byo byose n'ubundi wari wanyemeje, ngo ikibindi yagisizaho. Aragenda abwira ab'iwabo bose, umusozi wose urakizwa kubera ubuhamya bw'umugore wahoze ari indaya wahuye na Yesu. Haleluya. Mwareka tukagira ubuhamya, ariko abasore mukagira ubuhamya. Umuntu uzajya babona yakoze atari ngo kuki udakora nk'ibi uti nuko nahuye na Yesu, kutujye dukora n'iki uti Yesu arandeba. Tukagira ubuhamya. Abantu bose muzabona muri Bibiliya bagize imbaraga babaga bafite ubuhamya ko bahuye na Yesu. Reka rero ngarukiriza aha ngaha, nsigire igihinyuza challenge buri muntu wese uri aha ngaha. Reba mu buzima bwawe ko witwa umukristo ufite Yesu. Ushobora guha abandi ubuhamya ukababwira ngo dore uko nahuye nawe, dore uko nahindutse, dore uko ngenda nyuma yo guhura nawe. Kuko ubuzima bufite imbaraga n'ubu buzima bufite ubuhamya. Imana ibaha umugisha. Abo dusengana hano ejo tuzakomeza izindi mbaraga, izindi soko z'ubuhamya nako z'imbaraga dufite. Iki cyumweru kuwa mbere ejo nigiye uhafite, kuwa kabiri ndiyongeza nyine, murabizi iyi ni 40 yanjye ya nyuma, ndimo ndamakisimiza. Iyindi nzajya nza ndi umutumirwa. Ubu ngubu nza nyine ari jewe nyiri igikorwa. Hanyuma kuwa gatatu no kuwa kane dufite apotre mignone. Hanyuma kuwa gatanu sinzuhari, ariko ibyo byose hari undi muntu kuko tugarukiriza kuwa gatanu. Amen. Iki cyumweru tuzaba twiga imbaraga zidufasha gukora umurimo w'Imana. Reka rero ngarukiriza hadusenge twongere twumva izindi ndirimbo. Korali do Kigali zo mwazanye rwose iyo mpamba mu ipfunyure, mudutekerere, mutoranye izo muzi. Reka mbereke izo muzi mujya muririmba ahantu abantu bose bagasohoka arizo barimo kuririmba, aba arizo mushyiraho bwa nyuma kugira ngo baze kuba arizo batahana. Ko burya buri bantu bose baririmba bagira indirimbo baririmba, abantu bakayitahana bakagenda bayiririmba mu nzira. Wabanyuraho mu nzira ukumva barayiririmba. Izo muzi abantu bajya basohokana muzitondeke, buri muntu akuremiye. Ariko tubanze dusenge. Amen. Kandi mbwira umuntu urimo hano wumvise umwuka w'Imana avugana nawe ko ari igihe cyawe cyo gutunganya ubuhamya bwawe. Udafite Yesu, Yohana yaranditse aravuga ngo abafite Yesu bafite ubugingo, ngo batamufite nta bugingo bafite. Bafite ubuzima ariko ntibafite ubugingo. Soko y'ubugingo. Unyemerere aho wicaye ubwire Yesu ngo mwami Yesu uze winjire mu buzima bwanjye, ubu mwami wanjye. Je narabimubwiye kandi maze imyaka 40. Uyu mwaka rwose 40 ndayujuje. Muri uku kwezi dayire 40 sindabyicuza. Imyaka 40 ngendana na Yesu mufite muri jewe sindabyicuza. Kandi ufite Yesu aramenyekana, aba afite ubuhamya. Gira ubuhamya, ugira imbaraga. Ujye uvuga ibintu uvuge ngo hari ibyo ntakora kubera ko mfite Yesu, kuko arandeba kandi ni muzima. Amen. Turagushimye Mana yacu. Reka tugusabe ngo uyu mugoroba wiyereke benshi, wihishurire benshi. Bamwe baje kwiyumvira indirimbo nziza za Korali do Kigali, abandi baje rimwe na rimwe batazi n'impamvu baje aho bagiye. Abandi baje bazi impamvu kuko twari dufite iteraniro. Genderera buri muntu uko wihishuriye bari bigishwa, abariko natwe twihishurira. Uko wiyeretse abatubanjirije, abariko natwe twiyereka. Koresha izindi